Bea ni dogiteri wahe ngo ni mu muziki azotwereka impamya bushobozi cyangwa iyo PhD ahubwo ikituma nicuza icyo tuma ikintu nicuza muri ranko ngo jenere mataye twaramugabiwe naramugabiwe shira ubwoba ndirimba niba ko bigiye ngo kwitiranwa sorry William ni kirara kandi yarigishije mu rusengero rwiwe ubwo nuburara ni igikonkoboke birakwiriye kuko aba social media bavuga umupastori uko biboneye ntibikwiriye kumuvuga uko biboneye reka dutangire ikiganiro cacu kuko twabibasezeranyije kanongere shimire umuvandimwe tugiye gukorana ni ngaho twagiranye niba ari amasezerano niko wavyita nuguhuza ariko ni byiza ariko nuguhuza imbaraga nuguhuza ariko ni byiza bimeze bitese turashima Imana nabonye ikiganiro twarakoze kimwe twakoranye nawe cagiye kuri chaîne yawe nabonye cararebwe cyane tumaze gukorana byinshi uravuga iki ndavuga ca kindi cuherutsa na ama feedback na ya feedback wakiriye ikiganiro twakoze turimo turimo gukora ubusesenguzi kubivugirwa ku gatuti cyagize ama views menshi ariko cyane ama views yo tugendereye nayo ni meza ariko feedback tubirebera muri comment n'abantu baduhamagara n'abatwandikira amenshi 80% yabaye positive kubera yuko benshi bavuze ati nibyo gose mujye muganira kandi mutabebera kandi nanone mudahutaza kandi mutubahuka abantu ariko mukabivuga uko biri nka kuri mwabivuze abenshi nazisoma hano unyemereye nta kibazo kubera ko nyine atari kuri chaîne yawe hajya mba numva zose ari kimwe ariko uzagira umunsi umwe usoma ama comment bakoze kuri kiriya kiganiro naje ejo hashize hani wacu ni niposho mu gitondo ejo hashize nibwo ndimo ndakurikira n'ubu baracarimo barabivuga bamwe wenda ndo mentioning amazina yabo ariko wenda bari buze kugira gusa nyine hari abandi bamwe bitaguye neza ngo ntibazavugira umushumba kuri social media reka turibuze tuyanganya reka turabigarukaho nyuma ariko nanone turacari muri ya twebwe urabizi kuko turi muri gospel ariko itabujije kuko twakora n'ibindi ibyo urabizi kuko ari wo mu minsi ishize duhite twinjira kuri ico ntaracibagirwa kubera kuko ari wenda nico catumye abantu benshi bakora ibiganiro kuri ico hari n'undi musore baje n'undi mugabo bita ngo ni uriya mugabo muri Kenya bita ngo ninde ugira imisatsi ubwanwa w'icyo bwinshi ni nk'umusore evangeliste ntago ari gwiyereka we William uriya mugabo yahaye abantu ama views gute ariko bamwereka amazina y'abantu akabango ndabazi kugeza igihe agera kuri ba Bea agera kuri ba Apostle Christophe agera kuri ba Masengo arabahakana icyantangaje yavuze ngo Masengo ngo amuzi gusa ngo kubera ko yamuhaye ifaranga sorry William ni kirara kandi yarigishije mu rusengero rwiwe ubwo nuburara ni igikonkoboke gute uburara mvuga usanga atabaza ariko oya burese uburara mvuga si uburara buriya bwo kuba icyomanzi cyangwa se igiparapara nyine ni umuntu uraho wisekereza
ubanza bari gutwika none bavuga ngo ndazi Masengo kandi Masengo ni umuntu uri celebrate ni umuntu wabaye ariko nzokora ikiganiro kuri Masengo yabaye murezi w'abahungu benshi bagiye bavukamo impano zikomeye bamwe bari hano muri Amerika abandi bari hariya mu Rwanda arabarera yigeze kumva ikiganiro avuga ngo bamwe ngo yabatoye abandi bazabanga kubatumira gutumira mu ikanisa ariko iwe akabazana muri Foursquare akabagira abantu yamara kubakomeza abandi bakazasigara babifuza babatumira buriya nta muntu utaraciye ku gatuti ka Masengo ko muri Foursquare itorero yobowe na Bishop Masengo Dr utaramamaye cyangwa se ngo yamamaze Imana ku buryo tumumenya ariko so kuvuga ngo ariko nkunda guyerekana kinamazana guyereka mu kanwa n'umwira wanje cyane twarabanye nawe yamuvuze yaravuze ngo ntamuzi no kwigirisha yageze kuri Christophe aravuga ngo ese uyu nguyu yaravutse abari ni kirara ni kirara ariko ubundi niyo ushaka tuvuge kuri ako kantu ubona biriya William yakoze yita ko ari umuvugabutumwa biriya bintu biramukwiriye cyangwa yari ko ashaka kuzamura izina ryiwe ariko hari ukuntu abantu bashaka kuzamura amazina yabo rero ugasanga ko baravuga ibintu bita n'undi muntu yobona akabona nyine ko arabeshe ni umuvugabutumwa gute turamubona ko hagiraga na shene yiwe na TikTok ubu nyine yaravuze ngo asigaye akorera kuri TikTok cyane azoze mushiremo urwenya nabonye abereye hari umwana nabonye ahubwo wamucambye narasise baza ari muri umuna Bonfils nabonye basa na Bonfils ariko uwo mwana nari muzi naza mbona nka muri umuna Bonfils barasa ariko uwo mwana ndamuzi kwa Bonfils waza ari muri umuna we uriya mupeti yaranshimishije yaransekeje gusa nuko ari amwe nyine yazamugira nk'intuza ariko yabikoze yaransekeje cyane kandi yavuze utuntu tw'ukuri naramushigikiye cyane ujya mu mwana naho operation kwiyita no kwitwa bitandukanye n'umuhamagaro twagiye ikibazo cyanje aho ngaho turaza kugaruka aho ngaho nyuma ariko reka ngende aba social media influencers b'abanyamurenge ubona uza witegereza batanu uza witegereza ukabona bari proud yabo baribo donc ndavuga nushaka kure kwa pastori uvuge muri aba bantu bandi proud yo kuba abo baribo nk'abanyamurenge cyangwa ubwo yes nk'abanyamurenge abantu batanu uwa mbere nyambona nanabyumvise kuva kera kuri BBC nkunda kubivuga ni Israel Mbonyi Israel Mbonyi muri interviews zose ibinyamakuru nakurikiranyaho yabikoreye ntabwo uretse no kuvuga ngo gutinya ntabwo anashidikanyaho bukeya cyangwa ubone ngo bishaka nko kumugora kuvuga uwo ari we even no kwitwara uko yitwara afite indangagaciro z'ikinyamurenge zikavangaho n'iz'ikinyarwanda wenda kubera iminsi amaze mu Rwanda kubera societe atuyemo yes ariko ni wa muntu iyo umuntu akora ibintu biri right urumva birafitinga kabisa tubona byinjiranamo Israel Mbonyi ni umuntu uhagarara ku cyo yavuze agasubira akaba proud y'uwo ari we bikamutera ishema kubivuga ukabona rero kubivugana n'ishema nta kandi kantu wenda ngo hari ukuntu uvuga n'ikintu ukashaka ko kubyirata ntabyirata cyane ngo kandi nta nabivuga wenda sa ko umuntu babitsindiriye wumve ngo bimuteye nk'ifuno abivuga neza uko bigomba wa kabiri ninde nabonye ni Gitwaza wari wavuze ngo tureke abapastori uwa kabiri mu Ben we aho nzambibonera serugo mu rurimi yaha yavuga cyangwa yakoresha ibiganiro iyo aganira n'umunyamurenge
kandi akavuga ndi akunda no kugaruka iwabo niba ari ngo kwirango niba ari hehe sinaza avuga kundondo ntabwo ari aho sinzi ahandi azavuga niba ari ndahibu mugatanga hai urumva ariko wa muntu uzuhisha iwanyu je reka nkubwire nakoraga kuri Salus umunyamakuru kama mvuga ngo je umwana w'irundo mu bidego tuwanjije ikiganiro kandi tugiye kudiradisa nutaba amaso uratahana papa abanyamakuru bakati kuravuga gute no Kami bagaza banyita Kami kindagerageza kuvuga ikinyamurenge kugira ngo abanyamurenge banyumve bamenye ko n'umunyamurenge wakora kuri radio baruhe umwe aragenda abwira Ardo havuga Imana directeur wacu ati Kamili sinzi ibintu azavuga aramubwira ngo ibiri yabahaye avuga cyo Emma Korodina ni warungirije aratubwira ati biri Kamili azavuga rurimo azavuga cyangwa kuri yazavuga hari audience imwumva noneho afite audience yewe hano Ben of the Ben okay navuze Ben uwundi wa gatatu ni Papa Legend uriyo abantu ntibamuzi none we kumuzi ngo abantu bazi batamuzi aho agafuka munwa kiyambaye se kiyambaye timukaza mupfobya abandi bantu Papa Legend ni umu influencer yes undi muntu nyamara uri proud y'uwo ari we muri aba ba influencer bacu cyangwa se ni Serindera Regan Rugaju uku niwe naza nshaka umumbwira iki ureka je nyine ejo niwe mutegera mu kazi yavuze ikinyamurenge cyose Rugaju ndakubwira nundi ahubwo mbese nibuka Rugaju yes Rugaju so proud kandi Rugaju Regan kude chapeau ni umunyamakuru nemera bro ubihagazemo neza uzica ari gukora muri field yiwe kandi uri proud kandi arakubwira inkuru ukazamvira following ukumva yakomeza agira ibivakano icyo koze none ni iwabo na mukuru we hari ibiganiro yagazakora no baracabikora cyane simherutse arabikora ndamukurikirana yitwa ngo ni shene yitwa ngo ninde afite shene pasta nde gutya azamerera nkabusoka disi yes Regan busoka ndamukunda cyane busoka buriya Regan ni umuntu w'umugabo cyane nawe hagati ya niwe mvuze wa kane wa gatanu ni umushumba ujya mwana Senegal uriya bakunda kujana wo muri Gens Comedy uba kwa ujya muhungu ugira Gens Comedy hagiye yitwa Merci wo kwa Merci umushumba ni umunyarwenya uri excellent mu mwuga we kandi yahagaze mu izina ry'ubunyamurenge abikora neza ari proud kuriyaga abahayigisha abantu ku abo turibo be proud ya identity who you are yeah ndamukunda umushumba n'umwana mwiza ningaho namureze Nairobi atangira comedy n'ubu ngubu mu Rwanda turatuvugana kamushimira nkamuhama buriya bakubwiye ngo uhitemo muri abo bantu uhitemo umuntu umwe ushobora kuyobora media y'abanyamurenge muri rusange abari muri Amerika muri Kenya mu Rwanda mu Burundi aho niho cyane twadukorera ayo mahirwe wayazane muri abo bantu cyangwa no mu bandi bose muri abo bantu tuvuze muri aba batanu kuyobora media icyo gani ikindi gisaba izindi skills umuntu yoba yarize nyine urebye ethics cyangwa se urebye gospel cyangwa uziko twabava harimo ba gospel ndavuga media muri rusange okay muri aba hariho uyu ureka tukabavanga n'abandi bose ngavuga ariko ni wakeneye muri aba
urabona muri abavuga umwe mu bandi uvuga undi mbona umuntu wabiha umwanya kandi akabikora ariko abishizeho umwete ariko sinzi ko izo skills azifite wenda yabyigiye bene aciye akenge bene yo bihagararamo yo bikoordinatinga bene yo biyobora kuko uzi bene ni pasiteri agasubira akaba umuhimbyi umuramyi ariko kandi yakoze n'amafilime ariko zambabara ukuntu yaretse gukora filime na chance hanyuma rero ndashimira chance mvuze bene reka mvugeho na chance ejo bundi mu kiganiro ciwe ariko korana na Nyakinshasa yanyibukije akantu nagikurikiye rero umuntu wanyohereje ngo chance akuvuzeho simvuze kuko yamvuzeho ariko yatumye nibuka chance yabonye turi gukina amafilime ndi Nairobi aravuga ngo ashaka inimero zanje aravuga ngo Terezi warashimishije filime yanyu narayikunda ambitur narimvuze ati amafaranga ava mu Rwanda arazagera muri Kenya angeraho yo gushima ujya nuzoshima ikintu ufite uburyo bwo gushimira umuntu uzushima uriya niwe muntu utazibagirwa n'abandi nyine babikoze gutyo ariko abandi bashimye ku magambo sinkibibuka ariko bashimye mu bikorwa I support you ndabakunda ibiganiro bya umeze nka William wibuke oya si icyo gusa kunda n'ibikorwa byabo niyo bakora barangiza Tetirera mivuga ngo Gaston yibukira chance ku ifaranga tuzubona ko bazavuga ngo Simana n'abantu bazokwibukira kuki bazokwibukira ku ifaranga oya ico ni kimwe hari n'ibindi umuntu yibukira umuntu ku bintu bitandukanye ariko nyine muri field nari ndimo mu murimo nakoraga cyangwa muri kariya nari ndimo mu bantu banteye inkomezi cyangwa courage na chance abarimo wow well chance turamushimiye bari mu gukora n'ibiganiro byiza cyane bira bari mu gukora mu ijisho ry'umuturanyi ijisho ry'umuturanyi barareba ariko ntibarebere I think nuko ikiganiro cyiza content ikiganiro cyiza naje ningera mu Rwanda nzobaha ikiganiro ndaza kukubaza utubazo tumwe bari mu kubaza abantu mumbaze ndakibaza yes reka rero mu minsi ishize ukora ikiganiro twabivuzeho twabivuzeho okay reka twongere tubinonosore mu minsi ishize ukora ikiganiro umare gukora ikiganiro ubona ama feedback wewe umupastori umufata gute pasiteri uwo mfata nka pasiteri nyawe ni general umupastori wese umufata gute yakagombye pasiteri mufata nk'umuntu w'intangarugero mu mwuka ndetse no mu mubiri amufata nk'umuyobozi ugomba kugira imico idakemangwa kandi ufashe ikirindi kinini ujana abantu mu nzira y'ukuri akabakura mu nzira yo kurimbuka binyujijwe mu impano cyangwa se ubuyobozi yahawe n'Imana birakwiriye ko tuvuga umupastori kuri social media bitewe n'ibyo tuba twabonye wenda mu ishengero birakwiriye kuko aba social media bavuga umupastori uko biboneye ntibikwiriye kumuvuga uko biboneye bakwiye kumuvuga uko biri abantu benshi banenze ikiganiro wakoze kuri Christophe bamwe bakavuga abandi baragishima garuka kuri ako kandi abantu benshi kuri social media hari n'abandi babikoze ku biganiro amashene amwe bagenda bavuga ati numvise na Bea nawe yabigarutse aravuga ati yakohereje audio simbizi wenda yarabikohereje ngo ngire gute guzo wakoze ngo sivyo muri kiriya kiganiro uzi impamvu Bea yabikoze gutyo icyo naza nkosora nuko we akibamo cyane nawe Bea n'umwana wanje nije pare wiwe niyo nandutira apana kuvuga ngo ndimbushanye nje na madamu anje icyo twabambariye turababyaye ariko Bea nawe nzamubuza kuguma kuvuga ku gatuti natareba rero kuba nabikoze kuriya abayumva
kera nawe ndamusoteye kora mutagetinga uri muntu atinya inkoni zimukubita ya kora ko Imana sisi zapisha ubundi kuvuga muri kiriya kiganiro wavuzemo Christophe cyane niwe yubanzemo sibyo ni irihe jambo ubona nawe wageze inyuma uravuga ati iyo ndavuga kino kintu nta n'ikintu na kimwe ndicuza cyangwa ndavuga ngo simba narakivuze habe na rimwe nanjye zanyifata nkagisubira abantu bara abantu niki abantu niki abantu barakugaye bavuga ko kutagomba kuvuga umushumba bingakuriya bigeza hariya ninde babwiye abundi wabivuze nishatwe wabivuze ushingiye kuba wenda ari byo ubona buri munsi abivuga cyangwa se wewe wabishingiye no reka nkugarure uzi impamvu yatumye uzoreba ikiganiro twakoranye na Papa Legend icyo gihe nari muri Indiana twari duhuriyeyo ku mugutano wa Gisubizo minisitiri kuko nje ndi mu Gisubizo yagiye ambaza ngo uyu ninde umuzi w'ikivuga ibintu bingahe uzumva icyo navuze kuri Christophe tani kintu okay singiye kuvuga ngo ngo namuvuze neza ngo ndi kwisigura no ariko mu gihe yavuze rira jambo nibwo nabivuze kubera yuko yavuze biri ariko Christophe usanzwe nta kindi kintu nari muziho kibi kandi nta n'ikibi navuze wenda ngo Christophe ni mubi Apotre Christophe navuze ikosa yakoreye ku Gatuti uwo munsi nani se yani ikosa cyane urifata gutenga ikosa kandi narabivuze umuntu agomba kutubwiriza Imana ntabwo agomba kutubwiriza abantu uburi ufata gute ko ari ikosa kandi mpambi gusobanurira kubera ko utawureka ngo wumve none ntabwo nabi wakurika ikiganiro siwe twari mbivuge siwe twari kumwe mu kiganiro wewe ahubwo wazumvishe kabiri oya mbivuga gutya igihe naza mvuga wazundi coding urasura gitegera waragitegere nta kugitegera ko ntagitegere ariko wenda nanje hanyuma kubera iki wabaye convince n'abantu ndi baba convince ni nakuye ko nabaye convince none kuki wavuga ngo abantu ngo baravuze ngo none se nabaye convince so why ni ubundi kubera iki reka nkubwire kubera iki dutinyuka tukavuga abapastori kubera iki abapastori batinyuka bakavuga abantu andi bavugaga hanze bavuga mu ikanisa babwiriza mu ikanisa bakavugira kuki kuri social media ahubwo uvuga ngo icyo nubundi twakivuze bushize niba bagiye kuri social media nibamenye langage otherwise uramburanya wamara ukisinda wenda kugarukaho dufite nubuhe budahangarwa tuba dufite bwo gutunga urutoki umupastori utuza umupastori urutoki umuharanga cyangwa se umupastori nta kibazo mu kintu icyo ari cyo cyose urundi twakagombye kuvuga abapastori ntabwo ari byiza ariko igihe umupastori akoreye amakosa ku Gatuti kandi kuri social media wayiwe atabwibwa ntabwo ndi kumwe nawe wantu kubera iki ikibazo kubera iki tuvuga abapastori everywhere niyo yaba yabivuge ku Gatuti kubera iki watuma abantu bamuvuga ntaba yabivuze ngo abantu bamuvuge nanjye simba mbivuga ngo nukubera ko ari pasiteri mbivuga kubera ko yabivuze ari pasiteri ku Gatuti no kuri social media buriya ntariho abandi ba pasiteri tutaravuga kandi baza bavugira ku Gatuti kubera iki tutarabavuga ako kantu wayibo tutarabavuga bande abapasiteri bazavugira ku Gatuti no se biriya kubavuga hari isomo muhaye abantu cyangwa se none se ntabyo wabonye izo feedback zose kuko uramuvuga ngo zose zabaye mbi cyangwa zose barazigaye kwereka hano gusomera nubwo atari ku ntuza yawe babyohereje kubwira abantu bangahe bamamwe ibyo zose nabivuga bro reka nkubwire akantu abantu bamuvugiye niba bangahe mbese abo naba wamenye abavuze ko twabikoze neza hariho Nyamwiza hariho Nyakinshasa hariho Beya hariho nde kandi n'abantu uzi mwabanye muri Kenya
bafite impamvu zabo papa bamara impungenge ziki Mhm. basubire mu kiganiro wavuze umushumba wabo oh ya okay nabo bamvuge baba bagende bamvuge oye basaba imbabazi bavuze umushumba wabo kugira ngo ibintu zorohe imbabazi ziki kandi ibyo navuze nk'ibihagazeho wavuze uzi umuntu asabye imbabazi uvuze ngo ibyo navuze narabeshe cyangwa se ndicuza nta kintu wicuza muri iriya ngoro iki Mhm. ahubwo igituma nicuza icyo tuma ikintu nicuza muri iriya nkuru nuko ntavuze ni deep cyangwa ntabishimangiye cyane nasanze abivuzeho buke kubera yuko hari nk'ijambo Christophe yavuze amwe ntitayeho naza mpushuka yavuze ngo abantu ukamusanga ngo umuntu ngo ntiyubaha Gitwaza nta n'umunsi Gitwaza aratubwiriza kumwubaha atubwiriza kubaha Imana no sorry I'm sorry ntabwo yavuze kumwubaha yavuze ngo ugasanga ngo abantu ngo ntibemera Gitwaza kwemera not kubaha ngo ntibemera Gitwaza Gitwaza nta munsi aratubwiriza kumwemera aza atubwiriza kwemera Imana wayo tubwiriza kwemera umuntu kubera ko tubwira ngo twemere umuntu kandi uwo muntu iyo atatubwira ngo tumwemera atubwira ngo twemere Imana kuri Christophe atatubwiriza ngo twemere Imana tureke kwemera abantu icyo twemera ijambo ry'Imana rinyuze muri Gitwaza wo kwemera Gitwaza ni ku giti cya kwemera umuntu ariko ntiwakagiye hari mu defend ngo usanga abantu ngo ntimwemera Gitwaza ngo wowe urinde ko kutemera Gitwaza ahubwo kubera ko kwemera Gitwaza sinemera Imana na Gitwaza ubwe atubwiriza kwemera Imana ntabwo atubwiriza kwemera iwe cyangwa abantu akabazo kihuta gaso tunagana no kumusozo murumuna wawe usanze arimo gutongana n'umugore wawe sibyo barimo gutongana hafi kurwana kandi umugore wawe ari uri mu ikosa kandi ko baratongana kubw'inyungu z'abana bawe ninde wacyaha nacyaha murumuna wanje kubera iki kandi umugore wari mu makosa ayahe yakoze ayahe none nakubwiye yakoze amakosa bituma murumuna wawe afata umwanzuro wo kuvuga ngo batongane ntabwo yakagombye nubwo yoba umugore wanje ari mu makosa murumuna wanje ntiyakagombye gutongana n'umugore wanje yo mukosora tumva akareka kuko umugore wanje niwe nyiri bana no yakoze reaction none se murumuna wawe ntumufata nk'umugabo ushobora gusiga mu rugo wakemura ibibazo byo mu rugo mu gihe udahari oya umugore wanje niwe mfata nk'umuntu wakemura ibibazo byo mu rugo hari bimwe abagore badashoboye ntabwo nasezeranye na murumuna wanje kumfasha urugo rwanje nasezeranye n'umugore kumfasha urugo rwanje no kuvuga wewe umugore wawe yaba ari mu ikosa yaba atari mu ikosa ryanda ariko si ku bana be murumuna wanje niwe waje kumushyiraho amakosa cyangwa akarindira akaba ari injuja kuyamuhana ariko murumuna wanje si wohana amakosa y'umugore wanje niki wari wakora umugore akakubwira ngo ntiwagikoze washishoje n'igihe nahubutse umugabo arahubuka ndahubuka hari igihe mpubuka ushaka kuntega umutego turahubuka abagabo barahubuka gute iyo wakoze ikintu utagitekerejeho kandi ukagikora mu buryo bubi utanoze ni rero kosa umugore wawe yashobora gukora udashobora kwihanganira kwiyahura ikosa umugore yokora simwihanganire tumwihanganire ni ukwiyahura gute sobanura icyo kintu yiyahuye sinomwihanganira si uko nyine wasanze yakoze ikosa rigaragara n'abandi bantu bose bakaba batira ikosa byo rwose sinarivuze se kereka yiyahuye kwiyahura ariko nakubwiye akiriho ntajyo byose n'umwihanganira yabona ni ukuri kubera yuko simukunda uremera ko nkunda umugore urabyemera oya simbizi kandi wowe oya nyine niba uzemera ko umuntu akunda umugore cyangwa umugore akunda umugabo ko hari aba bana gusa bataha nje ndamukunda mbikubwira kubera ko mukunda afite urukundo kandi urukundo definisiyo yawe wihanganira byose rubabarira byose rutwikira byose
tirutoranya tigwirarira no mubabarira umugore wawe muratongana muza mutongana cyane ndi mu ijuru se tuba mu ijuru tuba dutongana cyane iyo mwatonganye ninde uza ufata iya mbere mu kwaka imbabazi sha kenshi ni jewe kabisa habe niyo yo bari mu makosa iza ndambirwa nkamubwira ati iyo mbabariraga kinabona tutwicaye nabi mwicaye nabi sinzi kwicara ndakariye umuntu iyo hari igihe nifata nkavuga ati naje simuvuge kabona biratinze nkavuga ati iyo je biri kumbangamiraga mbabarira nubwo hari akabazo Ben na Chance bari mu kubaza abantu bakabaza ngo ese umugore wawe asanze muri umuntu wawe yambaye ishati yawe cyangwa umwenda wawe ari wese uhuzu yawe yari yose yakora iyi reaction wewe ubonye muri umuntu wawe yambaye umwenda wawe wabifata gute utawumuhaye utawugusabye tungana se biterwa nuko angana muri umuntu wawe ungana gute ugukurikira ndakibazo yo wambara kabisa yo wambara ahubwo apana yo twagaze twambarana umugore wawe yabifataga gute oya ntabwo twambaranye mfite umugore turavuga ubu nyine ufite umugore mfite umugore yo n'ubureka yo wambara tu zategwa n'icyatumye wambara yo wambara kubera ko abagore bagira ikibazo kuri ico kintu nuko bakunda abagore bagira amarangamutima yo gukunda abagabo bakaba selfish ku bagabo yani akagirira umugabo selfish yani akumva ko utuntu tw'umugabo we turi unique ibya murumuna wawe n'ibya murumuna we kandi gabamo abasa nk'umubyaye kandi nukubera ko umugore afata umugabo ni boss ni munini ni munyacubahiro wiwe so umunyacubahiro w'umuntu ntabwo agomba kuvogera ngo aze mu cyumba cya mukuru we cyangwa se aze gutora imyenda ye ahubwo yo umugurira yo mugururu cyangwa akafata akawumuha ujane burundu mu buryo utagomba kongera kwambara abagore niko bameze abagore niko bameze ubona ari ukuri ni ukuri ku bagore ni ukuri kw'abagore ni ukuri kw'abagore kw'abagabo bagabatekereza gutandukanye hanyuma rero ntabwo turi butinde nubwo twavuze ibintu ni ikiganiro gusa gisanzwe ni cyiza ntacyo gitwaye ni ibiki kugeza ubu nyine utekereza kuko social medias batagomba kuvuga n'ibyo bagomba kuvuga ntabwo bagomba kuvuga urukozasoni ntabwo bagomba gusebanya ntabwo bagomba kuvuga inkuru zitizewe ntabwo bagomba kuvuga ibintu nyine bidashishoje ariko social media igomba kuvuga ibintu uko biri bagomba kuba bafite ukuri kuba ufite ukuri kuba uvuga ibintu bitaza guteza polemique mu bantu ahubwo bakavuga ibyururutse imitima n'ibikiza guhana no guhanura ni byiza ariko tugahana umuntu wiha guhana umuntu ngo numara nawe basubire ibyo wahanye umuntu birengere nawe baze kuguhana birengehaniro Gaston reka tugushimire kuko watwitabye asane naje mbashimire ko mwagana nawe iyo nkubonye mba numva twaganira kandi ibi ngibi bizahari byo hari abantu bazabitegera benshi kandi bizabafasha kunda social media hari ikiganiro kisekira ngo ugasanga abantu ntasomo bakuyemo ngo ama views ngo yatumbage ahubwo ugasanga ikiganiro cyarebwe n'abantu wenda igihumbi harimo impact byabagizeho cyane cyane ibiganiro bito cyangwa bisa nk'ibitararebwe cyane babandi bake babirebye bazabyitondera akenshi nkunda kubonamo ama feedback kurusha biriya binini yo kenshi tuba twabikoze birimo amarangamutima menshi birimo ama contradiction menshi birimo impaka nyinshi ariko ko kibi usanga harimo kuri kw'ibintu nkuko wagiye umbaza utuntu ugasanga umbajije utuntu kumbe n'utw'umuntu ahisa mbona solution yuko yo bigenza abantu batatu waramutse hatarimo umugore wawe uranteranyije abantu b'inshuti zanje bose batatu gusa kandi bavuge mu mazina
kandi mutavukana kandi n'abandi nyine babyumve. Ndaramusa papa Legend mwira wanje ariko ubu ngubu titugikorana cyane. Kubera iki? Barumbaje ngo ndamuse papa Legend gusa nana ko abantu batatu. Uwa gatatu ndaramutsa ukunda bura wondeka no bavuga uwa gatatu ndaramutsa Chance wa nawe yarandamukije mu kiganiro. Uwa kabiri sore uwa gatatu ndaramutsa mwene mama Nyakinshasa n'umwira wanje ni mushiki wanje ariko by the way akora ibiganiro byiza ariko inde Nyakinshasa ndamukunda uriya mu mama ni mwene mama uriya mu mama bakunda kuvuga ko ari akorana ibiganiro n'ubushishozi bwinshi cyane. Nyakinshasa tugaruke kuri Legend ntabwo nshaka kumuvugaho cyane, ntabwo ari mu gisata cya gospel. Abenshi bagenda bamunenga kuri turiya tuntu agenda azana. Ejo bundi nabonye posta avuga ngo aba social media bose ngo bafite utuntu dusekeje ngo nibatunyohereze. Turibona hari icyo dufasha muri societe birenze ahubwo apana gufasha. Twakemuye ibintu byinshi byari bimaze kuburigarurira. Hari akantu je bwa mbere hari akantu ya postinze abasore bari mu bukwe bari gukandagira indabo bamwe bazinyereramo abandi basambawe buriya bari batatse kugira ngo bebewe ariko buri icyo gisirimba kirakavuye ariko byaracitse arabukibona basambagura za podium. Hari abandi bantu bagenda ara kuri podium akavuga ariko yibona hari yabona bamugaye kandi papa ashiramo n'udutwenge tubanenga kabisa abantu bakitonda. Ni byiza challenge muzamwemera challenge ntabwo tidufite kuzokora umukutano ngo tubuze duhonye buri wese ariko social media izadufasha ni tutayikoresha neza izatwandagaza. Nkunda kubivuga. Dusoze ikiganiro ariko dusoze tuvuga ngo se ubu nyine bakugize umuyobozi wa gospel abaririmbyi ba gospel ubu nyine niki wahindura? Gospel no tegeka abantu no saba abantu kuza bahimba indirimbo irambuye ifite amakuru agize bakareka kuza baducira mu duce. Urabona nka Ben azahimba indirimbo ikamigenda ukayikurikira neza ukumva amakuru nayo utarabasomye muri Bibiliya ukayumva cyangwa izindi commandere biblique ukumva n'indirimbo igenda igaheka. Ariko hari abandi simvuze ngo ni bose ahimba akantu kangana nk'uko mukagatindaho ntacyo kamaze ntacyo karibu. Iyo kagira mugenzi wake yo gakomeza ugasanga gusa biri kugenda nahindura imiririmbire ikindi ngize umuyobozi wa gospel nagaruramo kuririmba indirimbo zo mu bitabo. Twara duhimba twifashishije Bibiliya n'indirimbo zo mu bitabo. Twagiye indirimbo zibiri turirimbira uduce katubiri indirimbo zibiri ngo turimbo twatugufasha muri no minsi. Hari indirimbo iri kumfasha yahimbwe na Gisubizo Ministry. Twaremwe mu shusho y'Imana rurema ibyo byari mu mugambi wayo kwa unsekawa sizo swa kwemera kuririmba kurasega mbandiri Imana. Twaremwe mu shusho y'Imana rurema ibyo byari mu mugambi wayo takindi yaturemeye uretse kuyihimbaza. Iyindi ya Ben na Chance kuntegese iyo ndirimba wa kubera ko nzi ko ari abashuti bawe ndabakunda cyane n'indirimbo zabo ari indirimbo ngo jenere mbataye twaramugabiwe naramugabiwe shira ubwoba ndirimba niba ko yanye bigengo kwitiranwa sorry jewe ndimbata yuwanguze sinkiru wanje ngo nyiyobore jendu ngo nyiyobore
mbaye nguko umwami wanje ashaka. Haleluya. Mani uratuma iyo ndirimbo je kuyishiramo. Gaston turagushimiye cyane. Asante sana. Twongere twibutsa abantu kuko hari abantu bafite ibiterane kandi nubwo batatubwiye kubamamariza muri gospel ntitwakagombye ku si ngombwa ngo batubwiye ngo tubamamarize ariko nabyo hari igiterane bagomba kubivuga. Sawa tubareke oya bavuge kurwanya umugambi w'intuzi. Hari igiterane uvuga butumwa Elise afite muri Belgium. Elise bo muri Gisubizo. Elise nabonye hari foto kare nabonye yatumiyemo Cedric nabonye Cedric mu muyobo ni Cedric ajya Cedric wo muri Alarme ndamusuza ura Cedric gatoya. Cedric ari mu bantu bamfashije kuza hano ibona Juste batubiziranye. Cedric Imana igumugisha twarashitse papa. Asante sana. Nuko hari ikindi giterane Professor Dr. Fidel Masengo afite muri Arizona yateguye azogere hano nkunda Masengo byataye. Yateguye wenyine no kuvuga ubundi asanzwe aza n'umwira wanje cyane babiteguye ariko se yantumi Dr. je yuntumi kuravuga Dr. Masengo Dr. Bea ni Dr. wahe ngo ni mu muziki azotwereka impamya bushobozi cyangwa iyo PhD. Dr. uzi cyari cyo ndamwemera ko azi gucuranga Bea sinza kugwanya arabizi kandi Bea nangiye kuvuga ngo zamukubitira n'umwana wanje yo sinobivuga ariko Bea uzo iyo mpamya bushobozi ko tutakwambise intuzi singwanyije izina ryawe abazari kwitana nta kibazo ariko jewe ni Bea ndamwemera gucuranga nta muntu ndabona urusha Bea intoki ndamwemera ariko gazo intoki zo gucuranga twese gani zitanu oya izo umva ico nshaka kuvuga touch bavuga touch ukoresheje nibyo none si intoki Bea arabizi niwe muntu nubishe wanze ngo birango by'amapadi naje simbi kunda biza bikubita amashinga ngo bikombangame ariko Bea ashobora kwera borumuzi intuzi gisirimba guye akakurura n'akariri abandi batazi ariko si Dr. Tukomeze tuje kwa Masengo. Yes abantu bazitabire rwose nanivuze ngo Dr. azontumire ukabona nk'umuntu munini nka kuri akamashira Gaston kuri Furaye hosha papa umuntu uzotegura concert azonshire kuri Furaye arebe Gaston turagushimiye. Asante sana. Gira umunsi mwiza.